Reka nongere mbaye ikaze wowe tudahwema kubana umunsi ku munsi, cyane cyane wowe kuri subscribe kuri channel yacu, channel yanyu ibagezaho ibintu bitandukanye, yaba analyse za geopolitique na analyse z'ubukungu, ariko twaba tugira n'igihe cyo kunyuzamo tukaganira ku bintu by'ubworozi bitandukanye. Uyu munsi rero twasuye umuntu uraza kutwibwira gukora ubworozi bw'ingurube, ariko yambwiye ko bwamugejeje kuri byinshi, ku cyiciro kimwe ajya ku kindi, uretse ko nawe muri iyi minsi abavuga ati kubera ikibazo cy'ibiryo byagiye bihenda mu buryo butandukanye, mu buryo butari bwitezwe, wenda bituruka ku mpamvu zitandukanye, ko uyu munsi kugira ngo utunge amatungo ubone n'ikintu, kugira ngo uyu munsi ugaburire amatungo ubone n'inyungu, ko bisigaye bigoye bitewe na situation y'ubukungu cyangwa se na situation y'izindi wenda tuvuge y'izindi fagiteri zishobora kuba zituruka mu izamuka ry'ibiciro, cyangwa se cyane cyane izamuka ry'ibiribwa niryo abantu benshi bakunda kugiraho ikibazo. Ubwo ndavuga ibiribwa cyangwa se ibiryo bitunga amatungo. Reka tumuhe ikaze. Urakoze. Amazina nyine Dufitezo Emmanuel, ariko akenshi nyine banzi ku izina ryitwa Ishimwe. Nubwo nyine mubibona ndi umworozi nyine w'ingurube, aba narabigize nyine business, kandi akaba aricyo cyitwa gishoro cyanjye kingeza ku bintu byinshi bitandukanye, yaba mu buzima busanzwe, yaba mu bundi buzima bw'imibereho runaka, yaba mbese ni byinshi nyine bimfatiye. Urabona nyine nubwo mu bworozi ubungubu uko ibintu bigenda bihinduka, nubwo ibiryo byahinduka. Wenda banza ubwira abantu utuye he, ukorera he, wabitangiye ryari, umazemo igihe kingana iki, ku buryo byakubyariye umusaruro nawe wumva ari ikintu nyine washishikariza buri muntu wese gukora, ariko kugira ngo umuntu yicare avuye ngo ni umushomeri cyangwa se ntafite ikintu cyo gukora. Ni iyihe mpamvu ushaka gushishikariza umuntu kubikora? Ariko banza usobanurira abantu utuye hehe, wabitangiye ryari? Nje nuye Murenge n'Ifumbwe, akarere ni Rwamagana, umudugudu ni Rebero, mu kagari ka Nyagasambu. Akagari ni Nyagasambu. Nyine nuko nyine, ariko njye mbere yo kubitangira ntabwo natangiriye ku bworozi buhambaye cyangwa bufite fatizo ku buryo uza n'umukiriya wese akagira. Natangiye kuri za ngurube za gakondo, za zindi nyine worora niyo n'igihe cy'umwaka bakaba baza bakaguhereza 30 senkani. Umaze umwaka uyorora? Maze umwaka uyoroye. Ariko uko ngenda nyine nkora ubwo bworozi, igihe runaka nza kureba nyine n'uko umuntu aba agenda, mbona ingurube nyazo naheraho. ariko tukiri aho ngaho kuri za ngurube azitangiye, mbega ndi wa muntu ufonda, ndi umusore nta hantu mfite ho kuba, umva nkajya nzikora gutyo nyine. Nakoraga n'ikiyede nyine narafatisha neza, nkakora gutyo ingurube nza kubigira neza, nkora uwo mushinga wazo, nkora utwo tugurube nkagurisha, bakabambaje bameje n'ibihumbi 200. avuga ati diro ni iyi ngiyi, numva nyine ni amafaranga menshi cyane. 200 bitewe n'uko akiri umusore ukiri na mutoya. 200 urumva nabaga ngurishe n'ingurube 4 cyangwa 5. ubwo urumva senkane cyangwa se 40. kandi ku ngurube umaranye umwaka, ugasanga nyine navuga ati kabisa diro ni iyi ngiyi. Ariko icyo gihe nicyo cyororo nyine cyari gihari? Nicyo cyororo cyari gihari, ariko ni nazo zari zihari, nazo umuntu yarazi. Nyine bigera aho ngaho nyine nza no gushaka umugore, n'ubundi nta hantu mfite ho kuba mbikora gutyo nyine, mfite akararo nyine nahengetse, ariko navuga ko nta aderese nyine yo kubamo. ariko bikomeza gutyo, uza kubona icyororo kizima. Icya cyororo uko mbikoze, ubundi ngiye akenshi nkora business yo korora, nkahita nigurishiriza ngashyira ku isoko. Ni ukuvuga ugura ntoyo ukazikuza, cyangwa se ugura ntoyo ukazongerera ibiro? Ngiye ngura, ndagenda nkafata ingurube zikiri ntoya, nkaza nkazizamura nkazibyibuha, namara kubyibuha zigeze kuri drive y'amafaranga 200, nkashyira ku isoko, nkongera nkafata izindi zikiri ntoya nkazizamura. Ubwo buryo nyine mbikoramo, biza nza gufata mvuye kuri za zindi za gakondo, mfata n'ibibwana, afashe ibibwana 3. Baje gufata ibibwana 3, ndaza ndavuga ati reka nese, n'ubundi ntabwo nari mbizi ko nari bitangira byo ku cyororo kizima. Ndavuga ati reka mbyese ndeba. Ati ingurube 3, ibibwana 3, ndaza ndabirera, umva ko ubutari wakamenya nyine ku by'ingurube zigize, kuko gakondo n'izi ngizi ziba zitandukanye. Gakondo ni za ngurube uhereza ibyatsi, ugahereza ibyo wiboneye byose,
ariko izi ngizi ziba ari ingurube ugomba gushyira ku isoko n'umukiriya wese akumva arabyishimiye, n'inyama yayo ukabona nyine ifite guwe nyine imeze neza. Nyine ndazizamura maze ubona guciye mu ijambo ko murazi ugira n'inshinge uzi no kuzivura no kuzishingira byose. Inshinge njyewe ntabwo ubundi abungubu aho ngeze ntabwo nyamagara veterineri, ubundi ndabyikorera kereka iyo bibaye ngombwa nkaba mbona yuko ingurube nyine nzahanye cyane nibwo nifashisha veterineri nkamubaza ati se ko mbona noneho njye byancanze nakora iki. Urumva ntabwo umuntu aba afite ubumenyi buhambaye nubwo umuntu wabyize yego, ariko nyine byinshi nyine nanjye ndabyikorera, kuzitera izo nshinge, kubaza ibintu nyine bigize byoroheje bimwe ndabyikorera. Ndi kuri aho nyine kuri cya cyororo ubundi hano ugifite ingurube ni ukuvuga inkuru wagurishije? Ubu narasaruye naragurishije, izi ni izindi nashyizemo. None se ubwo ngubwo mu buzima nyine urumva wari umenyereye ingurube zisanzwe zo twakwita ngo ni inyarwanda cyangwa se n'iziri roko, urumva abaturage niba za ngurube nyine zisanzwe zidakura nizo twitaga ingurube z'inyarwanda, ariko ukavuga ngo ziba zitunzwe n'ibyatsi gusa. Uyu munsi ukavuga ngo zitunzwe n'ibindi biryo, ibyo biryo ni ibihe ubikura hehe? Tukiri aho ngaho ubu ngubu bimeze kuri izi ngizi, urabona akenshi nyine nkunda kugenda nkafata bino biryo byo ku mashuri cyangwa hano mu maresitora baba basigaje, ariko ntabwo nabwo kuzibiha ntabwo tuzo ukazibereza gutyo, wari ukundi kuntu ubigenza kugira ngo bizihe byazimerera nabi. Ntiwadusangiza ubwo buryo ubigenzamo kugira ngo n'umuntu udukurikiye bibe byamufasha? Ubwo urumva iyo ubizanye uraza ukabanza ukabidepoza hano ku kiraro, wamara kubidepoza ukabifata ukabishyira mu kintu nyine muri radomoro, ukabanza ugakuramo, haba harimo ibintu by'amasitoroya, harimo imifuka, harimo ibinuza, ibipapuro, mbese haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ukabanza ukabikuramo, wamara kubikuramo ukaba wafata amazi ukayashyushya, akamara gushyuha ukagenda ugashyiramo, cyangwa ukaba wanabifata ukabishyira ukongera ukabiteka muri bushye kugira ngo niho harimo na microbe. Ubwo ngubwo nyine ukaba aribwo buryo ubigenzamo, wamara kubikora ukabireka bigasa n'ibihakaze ukabona kuzigaburira, ariko tugenda nyine dufata n'ibifu tukavanga. Ibifu bimeze bite? Ifu ya kawunga y'ubugari bw'imyumbati? Apana, ariko hari n'ukuntu n'ibi biryo nyine umuntu nyine abyikorera, ariko nabyo tuzabivugaho. Ubu ngubu ndacyakoresha ibiryo by'uruganda cyangwa buranda, akaba ariyo mvanga n'ibi biryo nyine nazanye. Urumva nimba ingurube nyizanye ari ikibwana nkayorora mu gihe cy'amezi 3-4. Tuvuye ari ikibwana uyigura ngahe? Ari ikibwana ari ngena nkayigura ku 1000 senkani nyine nanjye nkaza. Bimaze igihe kingana iki ya 50? Amezi 2 cyangwa ukwezi n'igice. Kwezi n'igice. Yego. Bagatanya 50. Wowe ukayorora amezi angahe? Nje ntanyorora amezi 3 cyangwa 4, ubundi ngarukiriza kuri 4. Ubwo mu mezi 4 se ugereranije? Ugereranije baguha ngahe? Ubundi amezi 4 nje buri ngurube mba nyitangira 200. 200 mu mezi 4. Yego. Bivuye ubwo ikaba imaze kuzamuka 150 mu gihe cy'amezi 4. Yego. Bivuze ko uramutse ufite ingurube nk'icumi wowe ufitemo nka miliyoni y'igice y'inyungu. None se ko urumva ibyo biryo by'uruganda biragurwa n'iki byose no kubyitaho, iyo ugereranyije akazi wazikozeho amafaranga yazitanzeho ubona harimo inyungu? Inyungu ibirimo cyane, kuko urumva nubwo nshobora kubigura ibyo biryo ntabwo aba arimo process ndende nyine cyangwa imibare miremire, kuko ndagenda nkafata bya biryo nyine nkavanga, kandi niyo navanga urumva nimba ufashe ibibwana 4 cyangwa 5 mba mvuga ngo harimo ingurube imwe ishobora gutunga za zindi. Nimba mvuze ati ingurube imwe guza inote bamereye kuri 200, ari ingurube 5 itafatamo ingurube imwe nkahita mvuga ko yareze za zindi, noneho izindi zigasigara ari inyungu yanjye. Ari nacyo gishoro, nkongera nkafatamo izindi nkazana nyine. Ubu ndacyakomeza nshaka no ubworozi bukazamuka ku buryo deja nzagera bafite n'ingurube zigera ku 1000. Ntabyo gucika intege. Ubundi nicyo nashishikariza abantu. Urabona ba bantu bavuga ngo babuze icyo bakora iki, ubundi afashe akikuramo ibintu byo kuvuga ngo iki ngo kugira umunenganenzi, kugira umusongarere, baranseka ngo iki ngo ibyo nkora. Ubundi ubworozi bw'ingurube n'abantu benshi babufeka, bavuga ati ngo abari umunuko ngo iki, ariko wapi, ariko nuva nta munuko ari, nta munuko. Ingurube yitayeho imera neza bakaguha amafaranga, kuko
kuri ayo mezi ane niyo nyarengeje baza kuguheza 300 400 urumva nta mafaranga bashimisha. Kandi rega ikintu mvuga wenda abavuga byo wenda ngo ziranuka n'umuntu udakaraba aranuka. Umva itungo wari koreye isuku naryo riba rikeneye koga, riba rikeneye kuba ahantu hasa neza. Ariko abantu bagiye bivuga ko ritashobora kwikorera isuku cyane. Uwo mworozi niwe ukeneye gukorera isuku ryatungo. Nutarikorera isuku rizanuka. Nurikorera isuku ntabwo rizanuka. Even n'umuntu ku giti cye atikorera isuku ajya mu bandi bagahita bimuka. Kabisa. Hari umuntu ujya mu modoka tuvuge, hari umumotari ejo nandi kuvana ariko arantwara. Uwo motari ewana uretse ko ukeneye kugenda gusa ariko washaka kugira ngo yaraboze. Kandi n'umuntu ukagira ngo nyine wumvaga ameze nk'uwaboze kwa. Nubwo si umuntu afite ibisebe bingana iki ku buryo si bwo wabyita kunuka. Nyine bya birenze umunuko singiye ukubeshya. Ako karagaciyemo. None se hari abantu benshi barira akavuga ati uyu kera ubworozi bwawe bumeze neza atari ku uyu munsi nta kintu kirimo bitewe nuko ibiryo byahenze. Wowe ubibona gute? Ibiryo byarahenze ku isoko ni ibintu biri ahantu hose muri rusange, ariko nubwo byahenze ntabwo twacika intege, kuko iyo ushaka ubundi kugera ku kintu cyangwa ushaka kugera ku ntumbero y'ikintu ntabwo ucika intege uvuga ngo ikintu cyahenze ku isoko urumva nubwo kiri guhenda ubu natwe deja ku nyama ubu ngubu zirimo zirazamuka isaha n'isaha tubara yuko muyigurisha ngaho ikiro. Ubu kiro ingurube ihagaze kigeze ku 3,000. 3,000 ihagaze itabazi. Urumva kandi yari 2 na 2,500 urumva ko itangiye kugenda izamuka. Uko ibiryo nabyo bihenda natwe tuba tubara ko hari inyama zigenda nazo zizamuka, kandi urabona ni nazo zigiye zikungahaye ku isoko, izo ziri kugenda zigerwaho. Urumva inyama z'inka ziri kugenda ziba nkeya, inyama z'ihene ziri kuba nkeya, ingurube mbese nicyo kintu kigezweho. Kuvuga muri make iyo ugiye kureba usanga wenda zitakwicana kandi kazi wanda usanzwe ukora, ariko ubwo bivuze ko amafaranga yose ukeneye gukoresha mu rugo, ya amafaranga washoye mu bwubatsi ahantu hatandukanye, yaba ko abana biga, ni ukuvuga byose bikesha ubworozi bw'ingurube. Byose ni ku bworozi bw'ingurube. Urumva nimba nshobora abandi mu gihe baba bari gutaka mu kibazo ngo mituweli yuriye ngo iki, njye mba numva rwose nta kibazo bimbangamiye, kuko ubworozi bw'ingurube byose nibyo mbikesha. Narubatse ubu mfite n'ahandi rwose nubatse, naguze imirima ndahinga. Urumva nayo fumbwa birumvikana. Niba ukeneye nka 3,000,000 se ugahita ufata usarura ingurube kabiri ubuzibona. Nayo fumbire kandi mu gihe abandi bajya kuyigura njye simba wowe ibonera ubuntu. Njye nyibonera ubuntu nkayishyira muri wa murima, noneho wa murima nawo bikiyongera nabyo biza bisanganira za ngurube. Numva bari umusaruro mwiza kandi ushimishije. Bivuze ko ushishikariza abantu kuva mu bintu byo kuvuga ngo wenda byo kwigira abasongarere niba adafite kandi kazi akora, kandi nubwo bivuze ko nkuko bigaragara nubwo ufite n'akandi kazi ntabwo zikwicira akazi n'ubundi wari usanzwe ukora. Bivuze ko umuntu mu gihe akorera n'ukwezi ashobora no kuzorora ku ruhande kugira ngo mu gihe ukwezi kutarapfa ajye abona hano yakuri amafaranga mu gihe atunguka. Kandi nanone icyiza cy'ingurube ntabwo zigomba pariseri nini. Nuko ushaka kuvuga ngo ufite ngo ahantu ngo na metero 5 kuri 7, aho ngaho washyira ingurube zikaguha umusaruro. N'ahandi rwose impande y'inzu ahashyira ingurube nta stress. Urumva nimba wenda tubare ku muntu ushaka kuvuga ngo afite ingurube abwaguze, urumva ugafata ingurube imwe y'icyororo zikayirera, wenda tubare deja ufite ubushobozi bwo kugura ingurube y'ibihumbi 200 cyangwa 300, ukagura ingurube y'ibihumbi 60 cyangwa se 40, ukaza ukayirera mu gihe cy'amezi 6-7 ukayibangurira. Ingurube ikaguha umusaruro w'ibibwana wenda tubare 10 cyangwa 8. Urumva ni umusaruro ufatika kuko ikibwana kikaguha. Kano kanya hari ikintu yibukije. Ubu ngubu ushaka gusanga hari umuntu utazi ko hari ingurube 800 cyangwa se na miliyoni. Ko ibyo ni ibibarusha abana, kuko na miliyoni 2 nyene ingurube igezamo. Kubera ko niba ingurube tuvugisha gupima nk'ibiro nka 500 kandi zirari ziba zibipima. Mu bantu badukurikiye hari umuntu utarabona mwene iyo ngurube, ariko nanone mu bantu borora mu buryo buri moderne barabizi ko ingurube ishobora gukura ikarenza ibiro 300 ikagira muri 400 mu gihe yitaweho neza, bitewe nanone n'igihe imaze n'uburyo ibayeho. Urumva icyo gihe niba warayiguze kuri 50 utitaye wenda kuvuga ngo nayikoze akazi kangana gutya cyangwa se nayitanzeho bingana, urumva nubwo ntekereza ko amafaranga yose wayitangaho kugira ngo uzasavinge za miliyoni 2 byakugora, cyangwa se na reka wenda kadufatire kuri miliyoni. Ariko ushaka gukenera miliyoni ugahita ukagurisha ingurube imwe ugahita uyobona.
cyane rwose, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe kuko erega nabo ubundi urubyiruko, abamama ndetse n'abagabo, umuntu wese best ubyita. Nta muntu wo kwirirwa mu rugo ngo avuge ngo yabuze akazi. Reka ibyo ni ikosa, kuko n'ubu ngubu tugiye mfite abantu benshi bambwira ati rwose shimwe wadusangije ku bworozi tugafatanya, ariko nanone hari igihe ureba ko uvuga ati umuntu dukorane, ukabona nanone ntabwo wakahita uvuga ati dukore krize yo kuba twafatanya iyo business, uko bitewe n'uburyo abyumva. urumva hari umuntu uza ukabona n'ubundi ni wa muntu ukibifata n'ibintu byoroshye biri aho, cyangwa se by'amafuti akavuga ati ingurube nawe yakugeza ubu. Njye deja nimba se nashobora kugira ikibazo cy'amafaranga 700, nashobora kugira ikibazo cyo kuvuga urabona hanze ahangaha amashuri ukuntu ameze, ntabwo ushobora kuvuga ati ngo hanze ngo nagiye. Mbese ahabundi hari abumura nabo akenshi bakimbaza ati ubundi ishimwe abayeho, tumubona ajya mu kazi gutya bisanzwe, akazi k'ikindi warakaretse n'igifundi warakiretse. narabiretse ibyo ngibyo, ngemba nibereye mu bworozi bwanjye. Bakibaza ati se ko tutakibona akora bibayeho gute ubuhinzi bwatunga umuntu, abo bikabashobera nyine bikabacanga, ariko nyine umuntu afite ibanga nkababwira ati nyine mwebwe nimba mubishaka muzaze mbasangize ku kuntu byagenda, ariko ugasanga bamwe baba bifata n'ibintu biri aho byoroshye bakabinegerija. Ariko ngiye gusa ikintu nababwira ni uko ubworozi bw'ingurube ari ikintu gikungahaye kandi kiguteza imbere bimwe bitabaho. Ubu ngubu ngiye ndimo ndavuga ati mu gihe cy'umwaka, mbese ubundi buri mwaka bavuga ati ngiye ingurube zise zimara revo igeza. Ye byose turaganiriye, reka tureke abantu no baduhe ibitekerezo, cyangwa se n'abantu bifuza kuba baza wenda ukabasobanurira mu buryo buri fizike, ukamubwira ati ngiye navuye aha nageze kuri ibi kandi mbikesha ubworozi bw'ingurube, nubwo ibyo byahenze wenda ibibazo nibirangira wenda bishobora kongera bikamanuka, abantu bakongera bagatangira gukorera amafaranga. Yego, ni ukuvuga umuntu wese ashobora kuza akakwegera ukamuha ibitekerezo. oya nta kibazo kabisa. Sawa rero, urakoze cyane ku bw'umwanya wawe. Reka wenda turebe n'icyo abandi bantu bazabivugaho bakora ubworozi, kuko hari abandi bantu bazumva kino kiganiro banakibone, bakora ubworozi batubwire bo ni gute bimeze, cyangwa se nabo abafite ibitekerezo bishobora gutuma abandi bantu benda bazamuka cyangwa se bikura mu bwigunge barimo bw'ubushomeri, nabo baduhamagara tukagenda twabaganiriza bakaduha ibitekerezo bishobora gufasha abandi bantu. Rero murakoze cyane. Sawa namwe murakoze.